Mbese Imana wayise iki? Wayigize nk'umuntu ku munsi w'urubanza ntiza kuburanya. Uzasanga uvuga uti dawe Nyagasani umbabarire. Uzasanga uvuga uti dawe Nyagasani umbabarire. Dore wibera mu binezeza by'umunsi ntiwite ku Mana, nyamara ariyo yakurokoye. Ku munsi w'urubanza uzireguza iki? Mbese Imana wayise iki? Wayigize nk'umuntu ku munsi w'urubanza ntiza kuburanya. Uzasanga uvuga uti dawe Nyagasani umbabarire. Uzasanga uvuga uti dawe Nyagasani umbabarire. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Muri aka kanya nyemerera tubane iminota mikeya. Kristo Yezu akuzwe. Twabwiwe kenshi kuva mu byaha, twabwiwe kenshi kureka inzira z'ubusambanyi n'ubusinzi kuko ari ibyaha bikorerwa mu mubiri. Unyemerere muri aka kanya wibaze, cyangwa nanjye nibaze, umunsi nzasenga Imana ntinyumve. Kristo Yezu akuzwe. Ibaze nk'ubu ngubu ugiye gusenga uti Mana yanjye uri mu ijuru, ugatangira byibuze isengesho rimwe rya dawe uri mu ijuru. Reka dutangire. Dawe uri mu ijuru, uvuga uramuzi? Izina ryawe niryubahwe. Uryubashye kangahe? Ingoma yawe yogere hose. Uyogeje kangahe? Icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Wowe ugikora kangahe? Ifunguro ridutunga uriduhe none. Utunze bangahe? Utubabarire ibicumuro byacu. Ubabarira bangahe? Nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Ubabarira kangahe? Ntudutererane mu bitwoshya. Utererana bangahe? Ahubwo udukize icyago. Amina. Kristo Yezu akuzwe. Ibaze nanjye nibaze rero, umunsi nagiye gusenga byibuze nkavuga isengesho Yezu yatwigishije rya dawe uri mu ijuru, ngasoza nta na hamwe nibonye. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi twibereye mu binezeza, uyu munsi twiriwe mu bishimisha umubiri, ariko nta na rimwe twari twafata n'iminota 5 yo gushimisha roho. Kristo Yezu akuzwe. Abayoborwa na roho w'Imana nibo bana b'Imana. Ese mu by'ukuri niba ngiye gusenga bimvuye ku mutima? Niba mpagurutse nkajya mu kiliziya, nkajya mu nzu y'Imana, nkajya mu rusengero runaka, nkajya mu musigiti runaka, ese muri make mpagurutse nzaho ngiye? Kristo Yezu akuzwe. Nubona rero nawe aho ugiye utahazi, banza wicare wisuzume. Nubona byanze, aho kugira ngo uhanyanyaze igumira iwawe. Kristo Yezu akuzwe. Ndahagurutse ngiye mu kiliziya, mfunditse ibirozi ku mweko wanjye. Ese niba ndi umurozi, harya nzasenga Imana nyamana koko? Ndahagurutse ndi mu munyenga w'ibinezeza umutima wanjye, w'ibinezeza uyu mubiri ubora. Ngeze mu rusengero cyangwa mu kiliziya, mpuyemo n'umusore mwiza, mpuyemo n'umukobwa mwiza, mpuyemo n'umugabo w'abandi, mpuyemo n'umugore w'abandi. Uyu munsi wa none se
ndajya gusenga mfite irari, harya ubwo ndakira roho mutagatifu? Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi wa none ndahagurutse mvuye mu rugo, njye Marie Clarisse Mukandengo mfite umugabo, wowe ntavuze ufite umugore, ndahagurutse ngiye gusenga. Nyamara kandi nijoro naraye muciye inyuma njya mu busambanyi. Nyamara kandi nijoro naraye mpfushije ubusa umutungo w'urugo, mujyana mu buraya ndetse no mu businzi. Abana banjye babuze n'ibijumba byo kurya. Abana banjye babuze n'ibirayi byo kurya. Ariko mfite amafaranga yo guhereza indaya, mfite amafaranga yo guhereza abo ntanafitanye isano nabo, kandi abana banjye bashonje. Kristo Yezu akuzwe. Isuzume nanjye nisuzume, ibaze nanjye nibaze, kuko mu by'ukuri iyi si turiho cyangwa se ubu buzima turiho ni ubuzima bukomeye cyane. Kristo Yezu akuzwe. Uri umuvandimwe rero nka bundi, twese ikintu duhanganye nacyo ni ukuzabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu nanjye ngusabye nisabira dusabirana, kugira ngo turangamire umusaraba wa Kristo, aho kugira ngo twihugireho, aho kugira ngo duhugire muri ibyo bitunezeza cyane, ahubwo byaruta tukibera mu Mana, cyangwa se tukibera muri ibyo ngibyo tukazajya mu Mana ari uko twavuye muri ibyo bintu turimo. Kristo Yezu akuzwe. Ndi Marie Clarisse rero, nyemerera dufatikanye uru rugamba, ntabwo rworoshye. Nyemerera dufatikanye gusingiza Imana, nyemerera dufatikanye gusenga uwo tuzi, kugira ngo tuzaronke ubugingo buhoraho. Tujye dusenga rero, ariko twabanje kwigorora n'abo tubana. Igihe byatunaniye kwigorora bitewe n'irari rya sekibi turimo, byaruta tukigumira mu ngo iwacu, aho kugira ngo tujye gusebya Imana mu kiliziya. Byaruta tukigumira iwacu, aho kugira ngo tugende shitani ducishemo ijisho idushyire ku karubanda, cyangwa se Imana nayo biyibabaze. Reka twe kubabaza Imana, reka twe gushavuza roho mutagatifu twahawe, ahubwo dufate imbaraga za roho mutagatifu uturimo tuzikoreshe uko biri. Dore uragwiza ibyaha, mu bajura urimo, mu bibone urimo, mu basambanyi urimo, mu basinzi urimo, mu basenga ibigirwamana, dore hose urimo. Ku munsi w'urubanza uzireguza iki? Mbese Imana wayise iki? Wayigize nk'umuntu? Ku munsi w'urubanza niza kuburanya, uzasanga uvuga uti dawe Nyagasani umbabarire. Uzasanga uvuga uti dawe Nyagasani umbabarire. Dusabirane rero. Jye nari Marie Clarisse Mukandengo.